Ladies and gentlemen, put your hands together for Mitzi. Dodi Mitzi wacu mumamashi. Unikaga kumi karanga za boss na bambuzi. Okay. DJ. Sinzi ko mujya mwumva iyo ndirimbo ya Kivumbi. Bayita Yarampaye. Oma naje gusanga ari abajama b'injajwa. Umutipe baramuhaye ari babiri. Abishyize mu ndirimbo. Usa ngiye naniwe kuvuga ibyanjye na Nyambora. Ko nta muntu nabibwiye. Noneho iniga ikintu kibabaje ni umuntu yigambye ko umukobwa yamuhaye haye n'uwo nguwo. Nibiri ayikorana na Riderman, akayikorana na Debeni na Meddy. Kiriku. Ukigamba ngo umukobwa waguhaye haye na Kiriku. Adazomeza guteze. Umujama mwicanye Karigombe yaranyigishe senior 1. None arakubekinga. Okay, Melissa bitese waje ukansuhuza. Melissa. Muramuona Melissa kumuhamagara bisaba kwaguze yataye imihagije. Iyo muhamagaje amayinite turasaba kuba ngo na amayinite agije ufitemo. Kubera ubunini. Niwe muntu wenyine ujya muri hoteli akishyura icumba agashyiraho na kosiyo. Ini kesi igitanda cyabo. No, njya nibaza muri Covid nawe yasigagamo metero ra. Cyangwa ni kilometero. Daso bimeze biteze. Umudamu arahose. Ubundi mu Rwanda niho honyine ubaza amakuru bayaguta akeneye tu. Umuntu murahura agahita kubaza amakuru se meza. Hari ufite imyaka ingahe? 22. Iyo afite urugo rwiza yarashatse uhita ubimenye. Imyaka 22 utarashaka. Gira ushake umugore buri avura stress, umugore atumudasesagura, umugore nakakugira inama. Reka uzahure n'umuntu urugo rwarumbiye rero. Hari ufite imyaka ingahe? 45. Umva bari uretse gushaka. Inanga z'umugabo se zirashira na 50 uzabyara. Uwo muntu urugo ruba rwaranze. Umeze bo. Adazo uririmba neza, ufite na fresheri. Buryo tujya dukeka ko ari watwaye ubwiza bwa Chita. Merci. Iyi shoko yitwa Jen's Comedy Generation Z. Akamaro uwo muri Generation A yageze hano gute? Tutari hera. Ejo nabonye Chita yambaye ikositime y'umukara. Nawe yirabura. Mbona ni bwana yisuka. Umeze bo. Ubundi rero ngiye hari abantu biza amategeko mu Rwanda maze kubona ko babisobanukiwe. Nabyemeye ejo bundi mu Ruhango umutipe yafashe ne ku ngufu. No bamujyana kumuburanya. Arababuranya arabatsinda. Yarabwiye ati mubazi iyi hene ko tutari twumvikanye. Iyi hene twari twumvikanye. Okay. Reka tujye Riderman waterese umudamu wawe gute? Kuntu ukoresha insubirajwi mbona nabyo ari byo wakoreshaga tu. Utereta umudamu nari insubirajwi. Katwimagine umukobwa mwiza uri buze ko dufasha. Ngwino. Dushingiye ku bwiza bwawe ngwino. Mikoro iri he mikoro. Riderman umuntu ukoresha insubirajwi kuryo no gutereta umugore yakoreshaga insubirajwi. Oye cyo busubize ni yego gusa. Nadia rero ibingiye kukugangiye kukubwira nk'igisumizi utagira ngo no ubusazi kiza cyizere cy'ubuzima we nifuza ko umuri ruhande nk'imirishyo n'ingoma nyemera tuzature mu mutuzo nka Yesu muri Yorodani ntituzakangwa n'amagambo y'ibiwani nujya kugwa nzakubera inkingi nzatura mu mutima wawe nuzarya ingangi teka niteka nkwibagizwa n'ibitotsi nkagukumbuzwa n'inzozi
bigatuma ndaguza umutwe nera n'utuyuzi ngo ndebe ko nazakabya izo nzozi nkabona we mwamikazi ungera iruhande nkanyurwa kukuriku ngenda yicarira Riderman biba byoroshye ngenda yicarira merci beaucoup avuga yego yiki iyi brage niwe wayiteguye ibyo ngibyo biroroshye kuri Riderman ariko reka tujye kuri Rumaga iyo atereta bimusaba gushyiramo amayinite nka 5 njye namuhaye pasi guha pasi Rumaga nicyo kintu kigora umukobwa baramubaza ngo urinde kugeza guhera batangiye kugeza basoje uvuga alo ko ntabamenye ndi Rwizira bangarukira rwa mukiruzi nka bukombe bw'u Rwanda ngabo nzira sinigeze rwasera mu masonga rwama imbere o baratambikuye udakubana sindarutwa ndimanzi rwahama u Rwanda ruzira umwaga ntago nabamenye sindirwi kuimbe bagozi banganzibitse ku gahanga nakubise umusha ashaka kunesha umugisha ngangushe mu kigusha asanda asumbirijwe satiraside ngasanga basambye u Rwanda ruzira umwaga ntago twabamenye ndirushagisha mugabo rwamushira bwo umuntu nibwo bwoko ndumva kakantu gasonye dore ko havuze inzogera zo kwa biti bibisi Beze bite mujya mukurikira Kiss FM niyo radio ya mbere igira ibikabyo none hari no kuntu bajya batanga ibitekerezo ku ngo zubatse ngo muri rya jambo ryabo ryo kugira inama nkumva Rusine nandi umuntu nibo batanga ibitekerezo cyane ngo hoya ngo ubundi ngo umukobwa ngakiza ngo mwicaze hariya Sandrine yacecetse none ahantu bantunguriye ejo bundi na ahantu bashyiramo ijwi mwe bwo mugatombora iryo jwi ngo ni irihe bamaze umwaka nta muntu urarivumbura aho barivumburiye ngiye kumva numva ngo ni ingugiri gwe Kenyapome nibaza ndeba fresheri za andi bumuntu ndeba fresheri za Isheja Sandrine shaka umuntu agiye gufata ijwi ry'ingugire gwe Kenyapome nibuka ko cya Rusine cyakora noneho uwo ngo ni yantunguye undi wavuze bwa kabiri noneho iryo ngiryo bararivumbuye haje wa kabiri noneho aje gutombora ijwi ngiryo jwi narivumbuye ngo nimbwa yirukankanye intare ngintare irirukanka ngigeze imbere ngo yikuramo ubwoba ngigarukana imbwa sha nirayirukankana ngo iyo ni imirindi bwiri gusimbuka umuringoti wa kabiri Kiss FM kari danje umeze bo abanyafrika ubuzima tubayeho buratandukanye n'ubw'Iburayi tu kwanga Iburayi nge nakuriye mu rugo rw'abakecuru tu bakunda gutanga amatangazo bakurikira amatangazo guhera kuri BBC Radio Rwanda Ijwi rya Amerika hose ari amatangazo gusa none twebwe story mu rugo kuntu zabaga zimeze twabuze umwana bitandukanye n'Iburayi ujya kumva ngo umuryango wa Sharapova na Beckham ubabajwe no kwamenyesha ko wabuze akana kabo Keri akana kagiye kambaye ingofero mu bwoko bwa frati kari kambaye necklace yari Jacques kari kambaye umupira wa grife yingwe kari kambaye ikabutura ya Gucci inkweto za sneakers none mwumva ikintu cyakajyanya ko kana sha ngo kagiye kivumba ubwo bakaka telekomande ngo kari kureba imiziki bashaka kureba umupira iryo tangazo bakaricishaho reka natwe mu rugo wacu abure rero umuryango wa Murekatete na Samuel ubabajwe no kubamenyesha ko wabuze akana kabo k'agahungu n'akana k'ibihushi byinshi mu mutwe gafite agahengikirana iburyo n'ibumoso kagiye kambaye umupira wa se ikabutura mukuru wako inkweto za nyina icyitonderwa ukabona nubwo babajwe nuko kagiye ukabona akabwira ko mukuru wako amaze ibyumweru 2 atiga kubera ikabutura y'ishuri kayijyana byabaga ari iki ari ibibazo none hari ibintu bijya bitubaho twebwe sinzi ko mujya mwumva ibigo ngororamuco byacu uzi ko byumva ukagira ngo nk'imitwe y'iterabwoba
urumva ubundi hanze ujya kumva ukumva ngo umuntu ari mu kigo ngororamuco byagenze gute ngo yayobeje ubwato bwari butwaye abanyafurika bugiye muri Espagne buciye muri Maroc ukumva uwo muntu bamujyanye mu kigo ngororamuco ariko twebwe muri Afurika ngo yafashe ku ngufu nyirakuru mu kigo ngororamuco yambo imeze Nsabi umeze neza se Nsabi rero na Kiramani bose nta bwenge bagira ejo bundi Kiramani na Nsabi bari kuganira ico naco nico ejo bundi bari kuganira gura ejo bundi Kiramani yari yamwifatiye ari kumubwira ngo Kiramani wowe utifanga muri brage zanjye ntabwo tuyagabana ejo bundi Kiramani yari ari kumubwira ngo u Rwanda ngo ibibazo rufite rero ngo ni intwaro zigiye kuba expand ngo bara ngo ni umusirikare ngo yari ari kumusobanurira ngo urabona ngo nizigikora mwebwe se murazikoresha none ikintu cyambabaje ejo bundi hari ibintu byasohotse ngo abanyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda kuri kw'Imana ngo babuze ngo imirambo bigiraho ngo imirambo yarabuze icyo ni ikibazo kuba abantu batagipfa ni ikibazo cyane igisubizo noneho biriya bintu si wowe ubivuzera noneho nahise nibaza iki kibazo ntigikomeza kumera gutya kikaba ngombwa ko buretse Clapton ngwino mfashe gato uretse Clapton aze hano iki kibazo ntikiza gukomeza gutya imirambo igakomeza kubura umva zana mikoro Kabana ubonye umukiriya se Kabana afite umutwe uyagirana wamukoresha nka retroviseur y'imodoka nibagiye icyo bamamagariye Karame ngo nawe uraza kunyishyuza ni ukuvuga ngo imirambo nikomeza kubura rero sasa Clapton nawe ikintu ugiye kunkorera ugiye kuba nk'umunyamakuru ugiye gutara Emi ko mwitwa igihe iyi nkuru mukamuzayicisha ejo mwagiye mucisha uyu munsi y'igihe wowe none dore Clapton agiye kugusimbura ibaze ko Emi yandika nkaba ntaramubona bike kuva namumenye sasa ni ukuvuga ngo ugiye kuba umunyamakuru ugiye kugera ahantu muri kaminuza bamaze kumenya ko imirambo yabuze sibyo yego okay kora nk'umunyamakuru rero mwiriweho abakurikiye Ingenzi TV tugiye kubagezaho amakuru mu binyamakuru yaranze iki cyumweru ngiye kubagezaho aya makuru nitwa Sinzurunyonka umutwe w'iyi nkuru uravuga ngo ihurizo ku kibazo cy'imirambo idahagije yo kwigishirizaho muri kaminuza zo mu Rwanda nkimara gusoma iyi nkuru ku gihe nubwo nayisomye nyuma y'igihe nahise negera abanyamakuru bagenzi banjye banshakira tike maze ngihuye njya kubaza iby'iki kibazo kugira ngo n'abaturarwanda babisobanukirwe neza kuko Emi yari yibereye mu bya The Ben na Bruce Melody Yigera ihuye nahise negera umwe mu banyeshuri bahiga nsanga yambaye imyenda ihindurije ariko ndihangana kuko binyereka ko umwarimu umwigisha nawe ahindurije wiriwe neza mwiriwe witwa nde nitwa Mitsi
witwa Mitsi kutareza imitsi ko mwarakaye mufite ikihe kibazo gituma murakaye gutyo? Ikibazo cya mbere rwose hano mu munyamakuru ni ikibazo cy'imirambo. Ni ikibazo cy'imirambo. Ni iki mwifuza ko twebwe turi intumwa tuzaberaho mutari dutangaza inkuru wenda tubakorera ubuvugizi? Ni iki mwifuza leta yabafasha nk'abanyeshuri? Urumva ikibazo gihari rero ni ikibazo cy'imirambo pe. Urumva nk'ubu ngubu bamaze kutubwira yuko buri munyeshuri wese uzajya uza gutangira azajya asasanya umurambo pe. Icyo ni ikintu kiremereye ababyeyi. Ubu ngubu bari gushaka imirambo bayibuze pe. Hanyuma se nangira nakwibaze nti iyi mirambo ibonetse mwigira muri morgue cyangwa barayibazanira? Oya, nukuvuga ngo bazana umurambo umwe bakawushyira muri class tukawigiraho. Twakomeje tubaza n'umwarimu umwigisha ngo twumve ko icyo kibazo cyaba ari cy'abanyeshuri gusa. Umwarimu tumugezaho mukahinda kenshi n'amarira nk'aya Debeni aravuga ati mwiriwe neza lecturer. Mwiriwe. Umeze neza? Oya ntakumera neza. Umunyeshuri atubwiye ko mufite ikibazo cy'imirambo hano muri kaminuza, mukeneye imirambo imeze gute mu by'ukuri kugira ngo ikibazo tukivimuze? Nukuvuga ngo twebwe dukeneye imirambo dushobora kwigiraho pe. Kuko urabona ayi class yose ubona gutya bigira ku murambo umwe pe. Ariko tugize amahirwe tukabona umurambo uhagije, urabona nka Ndimbati umurambo we tubonaho buri bice byose pe. Ushaka inda urayibona. Nk'ubu ngubu hari umurambo werutse kuzana wa Clapton Kibonke, baratubwira ati nta kintu bafatamo pe. Bashakaga nk'inyama zo ku kibuno bakazibura, ariko amagufwa yo barayabonye. Amagufwa barayabonye pe. Ubwo rero buragura yikomereza. N'ubu utangiye kuzana ibyo tutarepese ushobora gushya. Ese umuntu aramutse aboneye nk'umurambo wa Muhinde wo wagira icyo ubamarira? Oya. Ako ngaho nta kintu twaba dufataho pe. Wenda ku mutwe twabibona pe, ariko si ibindi bice. Ni ukuvuga ngo Muhinde ni umurambo utuzuye? Ni ukuvuga ngo Muhinde ni umurambo utuzuye pe. Ahubwo ikintu twaba twifuza wenda nk'ubu ngubu tubonye wenda urabona badufatiye nka Merci, bakadufatira nka ba Karigombe na ba Promesse Kamanda, bakaduhereza na ba Franco pe. Kuko urabona nabo bapfuye bahagaze. Pe. Kandi iyo mirambo iri guhombera igihugu. Nk'umunyamakuru nanjye nogeje akarenge maze njya muri Minisiteri y'Ubuzima ngo nkurikirane icyo kibazo. Nageze iruhande rwa Minisitiri ntangazwa no gusanga yambaye deshire. Minisita mwiriweho neza? Mwiriwe. Ikibazo cy'imirambo turi kumva kandi se ngo mu banyeshuri biga medicine ni izihe ngamba ubona twafata ku buryo dushobora kubona iyo mirambo? Kuko hari abantu ngo bapfuye bahagaze kandi murabarebera, ntabwo mwafatanya na polisi abo bantu bagafatwa ko bahari tukabigiraho? Kuko nka Kamanda nzi ko mujya mumubona mwamudufatira umurambo we, ariko sinzi niba umutwe we hari ikintu wa urumva ntakugoye mbere na mbere ndihanganisha abanyeshuri babuze imirambo kandi nabahumuriza. Nk'ubu ngubu muri uku kwa 12 turaza kwakira inkunga y'imirambo igiye guturuka muri Somalia. Hari n'indi mirambo tugiye kwakira igiye guturuka muri Libya. Ikindi kandi mu buryo bwo guteza imbere imirambo ya hano mu gihugu, ubu twakuye imisoro ku miti ya malaria. Ni ukuvuga ngo twasanze 90% bapfa bicwa na malaria. Ubwo ni ukuvuga ngo byange bikunda abantu bagiye kwiyongera. Ejo bundi ntuzatungurwe no kubona Riderman butari bamwigiraho, ntuzatungurwe no kubona nabo bapfuye bahagaze turabajyaho. Nuko inkuru yanjye igenze ubwo Buragu yikomereze, ariko wogahambirwa we ntuzongere kunzana muri ibi bintu. Nari umutera kiraka muri Ngenzi Comedy. Nka